nongeye kugusuhuza ndetse ndanagushimiye wose mu gukurikirana platforma KWP 250 2020 gahunda murayizi. Comment section ikintu bibereyeho no kuganira no kugira ngo umbwire uburyo wowe wabonye uburyo twabikoze uyu munsi cyangwa se uburyo wabonye reaction twashe gukora cyangwa video runaka twakoze. Narakubwiye ngo iyi minsi turimo ndimo ndagukora reaction cyane, ni minsi 34 nihaye yo kugukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye yo kugira ngo nkwereke uburyo ki YouTube yawe ibyaza umusaruro. Niba ushaka kureba video zikwereka uburyo YouTube yawe ushobora kwibyaza umusaruro, kanda kuri platforma KWP 250 ukande subscribe, ukande ku kazogera ubone kabaye umukara, ubundi nurangiza tukanda ujye kureba ama video yose nakoze. Uraza kubonamo video igufasha kugira ngo YouTube yawe ibyaza umusaruro ubona amafaranga. None se ngubu wagize ngo udateye imbere nge nakomeza gukora? Ntabwo bishoboka. Birasa kugira ngo ubone amafaranga kugira ngo nanjye nkomeze nkore kugira ngo ya mafaranga wabonye uze kungabanyirizaho nanjye ngira utwo mbonaho, ubundi dukomeze twiterera imbere twigendere. Iyi reaction ngiye kugukorera uyu munsi iratangaje, yitwa Token. Ni indirimbo yanditswe na Mr Kagame. Byubwabyo birasekeje. Indirimbo twari turiho cyangwa se indirimbo nanjye kugukorera nayo ndikukubwira tugiye gutangira muri no reaction yacu yitwa Token. Ni indirimbo ya Young Grace, indirimbo nkuko ari mashiye kubikubwira, ni indirimbo yanditswe na Mr Kagame. Ukimara kumva indirimbo yanditswe na Mr Kagame, mbabarira umbwiye muri comment section wowe uhita utekereza iki? Uhita utekereza ko indirimbo ari nziza nkuko byahoze cyangwa uhita utekereza ibindi bintu nkuko bisanzwe? Mr Kagame indirimbo ziwe nta kuntu ushobora kuyumva ngo ubure kugira ikintu yivugaho, ntabwo bishoboka kiretse umuntu utumva. Indirimbo zo kwa Mr Kagame ikimara kuyumva uhita wumva ko harimo itandukanye n'izindi ndirimbo zisanzwe. Rero nyemera dutangire indirimbo, turebe uburyo itangira, turebe amagambo ayigize, turebe na video, ibintu byinshi bigiye biyirimo. Ndaza kukuganiza byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nakubwiye ni kimwe, ukore like, ukore subscribe, nurangiza ukore share kugira ngo n'abandi bantu babashe kubona kino kiganiro cyangwa se babashe kudukurikirana. Izi reaction cyacu dukore umunsi ku munsi, natwe tubashe kubona power, tubashe kubona uburyo butuma tubaho, tubashe kubona uburyo tubona kamera, tubashe kubona uburyo tubona amazi n'agafanta gatuma tugira esprit izo dufite kuri kano kanya, esprit izo usanzwe tuziho. Ndagira ngo dutangire ino video twumve uburyo itangira cyangwa se twumve indirimbo uburyo itangira. Bayita Token ni ya Young Grace. Ati mwana wa mama unkunda nge nzakugwa imbere. Noneho Mr Kagame akazama akubwira ati mama love. Mama la urumva nyine ni nk'igikereshwa cyangwa se ni nk'igishishwa kivuye kuri babalao. Babalao ni slang ya Diamond Platnumz ariko ikomeje gukoreshwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Usibye ko ibingibi tutabyita ngo ni ibishishwa, ni ijambo nyine ry'isanzwe mu rurimi mama lao. Urumva atariko noneho Young Grace yemara kubwira ati mwana wa mama unkunda nge nzakugwa imbere. Ubundi kwanza tubanze tuvuga kuri no jambo, tutari twavuga ibintu byinshi kuko ijambo razakugarukamo kenshi. Umuntu agwa imbere y'undi muntu byagenze gute? Ushobora gusitara ukagwa imbere y'undi muntu. Ushobora kugwa imbere y'undi muntu byagenze gute? Mugiye mu gitanda nabyo birashoboka. Ushobora kugwa imbere y'undi muntu watsiki nabyo birashoboka. Noneho ndagira ngo dutangire indirimbo, mumbwire ngo muri comment section umbwire ngo iyi ndirimbo uko twakomeje kuyumva wowe wumvishe biri kuganisha kuki? Ni wa muntu wasitaye akagwa? Ni wa muntu byagenze gutya na gutya? Byari byagenze gute? Kadutangire Young Grace atwibwirira. Are you ready? Urabona credit abantu baziye cyangwa se abantu bagize uruhare kugira ngo iyi ndirimbo ikorwe, harimo uwo bita King Philosophe. Uyu ni umuntu yafashije kuri video. King Philosophe ni musaza wa Young Grace, ni musaza wa Young Grace mu buzima busanzwe. Uyu King Philosophe rero nawe numwe mu bantu bagize uruhare kugira ngo iyi video cyangwa se iyi ndirimbo ibashe kujya hanze. Akaza Mr Kagame niwe wayanditse indirimbo yazanditswe na Mr Kagame za lyrics. Byanze bikunze ndabizi neza ko tugiye kubona lyrics ziri hadi, ndabizi ko tugiye kubona lyrics bamwe bari buze kwishimira abandi ntibazishimire bijyanye n'imyumvire yawe, ariko Mr Kagame ni umwe mu bantu bandika ibintu bitangaje kabisa. Noneho Young Grace ni umuntu w'umuhanzi waririmbye, producer ni Evidex, ahantu bayirecordingiye yarecordingiye muri Touch Record, Touch Entertainment nko mu busy dora imbere dora kwisonga. Touch Record ne yarecordinze indirimbo. Ndagira ngo dukomeze noneho twumve nani maje kubwira kuri credit ziri muri no ndirimbo. Bajya bambwira yuko utsinda 7 ngaho fata inkoni ndebe kini yo mipira kandi yimariremo. Ati bajya bavuga ko utsinda 7. Ubundi 7 bayitsinda bari gukina iyo bari gukina BR.
ariko noneho Young Grace ari kuvuga ngo uyu muhungu abantu bajya bamubwira ko atsinda 7 atari ko noneho ufata inkoni turebe bantu muri ke platform KWP250 ndagira ngo wifashe comment section umbwire ese koko aba bantu barimo barakina BR aramubwira ati fata inkoni turebe fata inkoni rwose ubinyereke ndebe koko ushobora gutsinda 7 ufata inkoni ndebe kini yo mipira kandi yimariremo ubwo nyine urumva ko ari imipira nyine muri BR nkuko dukomeje kumva ubutumwa buri mu ndirimbo ndimo ndumva ari BR wowe ukumva ari iki uraza kumbwira muri comment dore inzira ijya muri uwo mwobo ntumene cyane sunika inkoni yinjire dore inzira ijya mu mwobo ntumene cyane sunika iyo nkoni yinjire urumva uburyo akomeje gutanga description y'indirimbo cyangwa uburyo akomeje kuyumvisha arimo arumvisha umuntu ese ko wa muntu bavuze umuntu utsinda 7 cyangwa se urumva n'umuhanga muri BR byatari ese uyu muntu koko ni umuntu wo kwigisha ngo ufata inkoni usunike gutya na gutya uri kumurangira imyobo kandi koko wumva ko ari umuntu ushobora gutsinda 7 byanze bikunze umuntu utsinda 7 ni umuntu wakabaye azi BR ntago ari umuntu byakabaye Young Grace aza kumwigisha ngo ufata inkoni gutya na gutya na gutya akamurangira imyobo ubwo ngubwo abantu bazi kumva cyangwa abantu bakuru bakurikiye platform KWP250 hari ibindi bintu mutangiye gutekereza ibyo mutangiye gutekereza noneho kadukomeze turebe koko niba ari byo sifite ubwoba nashakaga yinjire ndikone neza nawe aratuje ntafite ubwoba yashakaga ngo bigende gute nashakaga ngo yinjire urumva byaranje kuva muri BR actually byaranje kuva muri BR kubera ko BR ntabwo ishobora kugutera ubwoba ngo BR ni umukino ushobora gukina kandi noneho ntabwo Young Grace we arimo arigaragaza nk'umukinnyi uri gukina na wa mukinnyi Young Grace arimo arivugira nk'umufana urumva ariko noneho yageze avuga ko nawe ubwe atuje nta bwoba afite nk'abanyarwanda mwe ibi bintu abahanzi b'abanyarwanda bakomeje kuririmba sinzi ko ari ibintu twabashyigikiramo wenda abantu bajya bavuga bati itangazamakuru ibiki n'ibiki ni bamwe mu bantu bafasha kugira ngo izi ndirimbo benshi bakomeje kwita ibishegu kuko nk'iyi ngiyi none urajya mu ibiki ko wayumvisha ukabumva description yayo buryo ikomeje tukaba tugikomeza kuyumva ubu nk'iyi ngiyi nakubwira iki Young Grace ikintu namubwira cyo ni kimwe yayobotse inzira ya Davis D yayobotse inzira ya Mr Kagame yayobotse inzira ya Boss Melody izi nizo nzira abahanzi nakwita kari bakuru bakomeje gukoresha nyamaze zitaga baby boy wumve ko mujinya mfite utamara niyo wankubita bukira ndemeze nk'ivunja nanga n'ibikwasi ariko ubwari wowe ntushobora kuwumara uko waba umeze kose umujinya Young Grace afite ntushobora kuwumara ati niyo wararumukubita bukira ntibishoboka ko ashobora kuwumara actually twaje kuva muri BR twatangiye twumva ari umukino wa BR ugiye kuba ariko noneho urumva ko none se niba abantu bari kuvuga ngo bari kurwana barimo baramukubita ngo bukira ngo bugacya ntago turi gukina BR se bararwana BR ntago barwana nta nubwo uhura n'umuntu muri gukina kubera ko umuntu afata ingoniye nawe ugafata yawe mugakina ikibuga kiba gihari urumva ariko noneho yatangiye kutubwira ati nubwo wararunkubita ntibishoboka dukomeze twumve ngo we yimereye nk'ivunja yanga n'ibikwasi ivunja murarizi ivunja ni nabyita ni nk'indwara urumva ifata kumana ariko noneho ikakurya cyane byataye ngo ihora nyine rirya umuntu ririho urumva noneho Young Grace nari kuvuga ati nge nimere nk'ivunja urumva ubwo murumva afite iki comment section uze kuza kugira byinshi ntangahize kubera ko ngewe siga nirinda kugira ibyo ntangariza kuri kamera kugira atazagira abantu bambona bakagira ngo abaniga babyandika turi kumwe atari kubwari wowe ntari wazi ibikwasi yarabyanze ibikwasi bihandura amavunja urumva nuvuga ngo Young Grace none kubwira ati ngiye ibikwasi narabyanze urumva ibikwasi yarakatiye nta gikwasi igikwasi forme y'igikwasi murayizi like this urumva ibikwasi rero Young Grace yarabyanze atari kubwari wowe none nose uwo muhungu agenda nibikwasi wa muhungu twatangiye kina BR agenda nibikwasi mu mufuka nigitangaza ni ibintu bisekeje cyane kubona abahanzi nyarwanda abahanzi b'abastari uyu nguyu yagiye muri guma ndakeka yabaye nk'uwa gatatu niba atari uwa kane urumva ariko noneho umuhanzi nk'uwo kugira ngo ujye kubona ufite CV nk'iyo ngiyo ubone aje kuririmba ibintu ushobora kwicara wakwanariza ukumva n'ibindi bindi ntabwo bari ibintu byiza ku muco nyarwanda n'umuco bundi bajya ngo buri gahugu n'umuco wabo ahubwo cyane bacyabiranye ngo bari umuntu ukunda muri gukina muri cyangwa ajya ngo nagushaka mwige ku bantu bari batera imbere abantu bari batera imbere mu bundi mu bigo nawo mutekereza cyane mwabafatira wenda nakwafasha umuco nyarwanda umuco wacu ufite amahame ugendera cyane umufasha kundi byabera isomo bari umuntu si ibintu bisanzwe ko umuntu ashobora kwambara ubwambure bwiwe akabushyira hanze mu bindi bihugu bajya no mu muhanda ariko mu Rwanda barakubwira bati
ibi bintu ntago bihuye n'umuco wacu. kubwari wowe ntari wasi mwana wa mama ndatakubwa imbere wino dukino uyu mukino twicecekeye ejo n'ejo bundi nubishaka nkongera. Urumva ko bya bintu ntago bikiri biyari, actually ntago biri biyari, kubera ko biyari urakina umunsi umwe bigahita birangira mugakomeza. Nuvuga ngo umunsi umwe ushobora gukina imikino ya biyari irenze 30. Ariko noneho Young Grace ari kumubwira ati wowe ngwino gutya na gutya n'ibiki nejo wone nubishaka nzakongera. Ibyo bintu azamwongera ntago nzi byari byo. Comment section ibero kugira ngo uze kumbwira wowe wumvisha ibyo bintu ari ibiki, ese no mukino wa biyari koko cyangwa n'ibindi bintu. Ejo bundi nubishaka nkongere shiramo igiceri maze nawe boy vuza tokeni boy vuza tokeni wanguye otiro nakazibiro ya umvana mu biro unamu mafuri ariko si kirego boy ndaramuta mu mafuri. Nuwango actually nuwango ni umuntu wafashe undi akamukura andi ahantu hameze fresh akaza akamujyana nyine mu biki free ubundi murafa agira free ariko yanyweye ibiyobyabwenge cyangwa afite ibindi bintu runaka birimo birabiyobya ubwenge bwiwe. None Young Grace imara kubwira ati nje wankuye mu biro unjyana free, ariko noneho ngewe ntago ari ikirego ndi gutanga, si no kukurega, ntago mbigushinja urumva, ahubwo ngewe n'ubushake bwanjye ni ibintu nikundi. cyahoze kitaba ko bafatire mbo ndapo wandifata numva nabirenze nshaka ati cyahoze kinsaba ko bafatire mbo ni igiki cyahoze kimusaba gufata irembo. Icyo ngicyo cyo ntabwo nshaka kukigarukaho, bantu muzumva indirimbo muzagitekereza ko bafata irembo ndapo wandifata numva nabirenze nshaka utu zose nsanga inkoni yawe yashakaje utu zose. Ngo yazengurutse quartier yose atuyemo asanga inkoni y'uwo muhungu cyangwa se inkoni y'uwo muntu bari gukina, urumva ariyo nkoni ndende cyane. Urumva simpamya ko inkoni za biyari zose ziba zingana. Bantu muzi gukina biyari, bantu mwakinye biyari, inkoni zose za biyari ziba zingana kubera ko baba barazipimye. Urumva ni inkoni ziba zifite measurement, ntago ari inkoni bapfa kuzana ngo bazanye bashize mu kibuga, ziba ari inkoni zizwi, ni inkoni ziba ku masoko, ni inkoni zose zingana. Ariko noneho Young Grace we iyo nkoni biyari, ariko noneho muri no ndirimbo ko biri kumvikana kuvuga ati yacakaje udu zose asanga inkoni y'uwo muhungu cyangwa se inkoni y'umuntu bari gukina ni inkoni, niyo nkoni ndende iri muri quartier. Inkoni za biyari nizirutana. Actually twaje kuva muri biyari ariko twageze mu bindi, twageze mu bishego. kumbijije ibyuya naguhaye ibyanjye byose kuciye intege biragera tondo nkiri wese fata pose mwana w'umuhungu humeka umukino ndinyina ntibigusaba kumeka mwana wa mama ndaza baransetsa arimo aramubwira ngo kumbijije ibyuya ngo kandi nakwihaye wese. Nuwa ngo Young Grace we yatanze ibyo byose, yitanze muri make, yarari gufasha, yitanze amaze kwitanga rero uwo yitanze asanga n'umuntu uza akazi kariko n'umuntu w'umukozi amubiza ibyuya ati se none kumbijije ibyuya rwose kandi nayo nitanze ubu ngubu rwose urabona utamemukiye. Grace ntabwo waguhemukiye, ahubwo ni wowe witanze mu bintu byawe, ni wowe wabikoze uko ubishaka, ni wowe wabihisemo, ni wowe watangije ibi bintu. Usibye ko ngewe ntabwo nakugira inama yo gukomeza muri izi style. Young Grace ni umuntu ufite impano, ashobora kuririmba hip hop, ashobora kuririmba R&B, ashobora kuririmba afro, kandi byose akabiririmba neza ku buryo mu Rwanda atabura kuri top. Rero ibi bintu sinzi impamvu nawe yahisemo wenda gufata ino nzira. Nabonye abanyamakuru babyuka mu gitondo bandika ngo Young Grace yayobotse inzira ya Bruce Melody na Davis ngo niba ari na Mico the best. Ntabwo mbizi, ariko dukomeze tuganira kuri ino ndirimbo. Nge naje muri reaction, nta kindi kintu najeho, gusa ikintu nakubwira cyo ni indirimbo ifite video nziza, ni indirimbo ifite beat imeze fresh. Tracks rero muramuzi kwanze yageze muri beat za hip hop, ntago ari ibintu ashakisha, ni ibintu bimubamo, ni ibintu byiwe. Touch Record murabazi iyo bagiye kuri recording indirimbo, ndahamya ko rwose tara recording indirimbo muri Touch Record uri umustar mu Rwanda nta hantu wazagera. Ati humeka uyu mukino ndi nyina ntago bigusaba kumeka. Nurwango arimo arakubwira ati uyu mukino nje ndi nyina. Urumva nyina w'ikintu nurwango ni umuntu uba waranyuze mu kintu mbere. Urumva ni wa muntu w'umuhanga mu kintu. Ndi mama w'umukino, ntago bigusaba kumeka cyangwa se ntago biragusaba nyine kuzana ibintu by'ubumeka cyangwa ibintu byo kuvunika cyane. Urumva kubera ko ngiye mfite uburyo ndakwereka style nyinshi zigiye zitandukanye bakina muri uyu mukino. Biyari ntago mbizi, gusa nayo buri wese agira umukino wiwe, ariko ngiye ikintu natangiye kumva cyangwa se ikintu numvishe nakikubwiye, ntago tukiri muri biyari ahubwo twageze mu bindi. Ibyo bindi rero turimo ni bya Young Grace ari kuvuga ati uyu mukino ndi mama wabo.
uyu ni mama w'umwana, ni umubyeyi ufite umwana, urumva anafite show akora kuri channel yiwe, munamusure musure channel yiwe muyirebe, bayita single mom what I don't know the she, ariko ni ibintu nk'ibyo ngibyo bifasha abagore batwaye inda bakiri abakobwa, cyangwa se abakobwa batwaye inda bakibi wabo mu rugo, ni ibintu bibafasha gusubira mu buzima busanzwe, bibahumuriza. n'ikiganiro akorana n'abamama bagiye batwara inda bakiri bato. Rero nawe arimo arakubwira ati ni mama w'uyu mukino, nta wabishidikanyaho. Mwana wa mama ndaza kugwa imbere, wino dukino uyu mukino twicecekeye, ejo bundi nubishaka nkongere shiramo igiceri maze naho boy vuza tokeni boy vuza tokeni. Ubundi tokeni ntago nabigusobanura, ariko mbigusobanura gato. Tokeni ubundi tokeni ashobora kuba tokeni mu kiryabarezi, birashoboka. Arimo aramubwira ati shiramo igiceri ariko uvuze tokeni, urumva tokeni ashobora kuba tokeni wo mu kiryabarezi na mwabamo tokeni wa muntu ubushinzwe kureba niba uriye ukaza kugira pourcentage runaka mu uwo ni tokeni. Akaba tokeni ya biyari, wangu wowe urakina mwishura amafaranga mugakina, hari biyari ushobora gukina nk'urusimbi mugasheta amafaranga umwe yarya akagira amafaranga asigaze ya tokeni. Hari na biyari mushobora gukina yo kwishimisha mugakina muri babiri, hakaba hari amafaranga azwi yagenwe naho abantu mukina, cyangwa niyo kasino mukiniramo akaba ari bo bagira ute, akaba bagena igiciro cya tokeni. Noneho Young Grace arimo aravuga ati vuza tokeni. Ngibi ibintu byananiye kubivuga kubera ko ibintu biteye isoni, ntabwo nshobora kubivugira kuri kamera, bwo bimbwiye muri comment section. Urumva tokeni ari ibiki arimo aririmba ahangaha, wewe wabyumvise. Mwana wa mama ndaza kugwa imbere, wino dukino uyu mukino twicecekeye, ejo bundi nubishaka nkongere shiramo igiceri maze naho boy. Ndagira ngo muri no video urebe witegereze neza muri no karasema ngo mwana wa mama ndaza kugwa imbere. Ari Young Grace urimo acting, ariko none undi mukobwa waryamye ku modoka, urebe burya aryamye ku modoka. Ubu buryo nibwo Young Grace abavuga ngo nzakugwa imbere. Uku niko agomba kugwa imbere y'umwana w'umuhungu rwose, umwana ngo wa mama wiwe ni umukunda, nibwo buryo azamugwa imbere. Boy vuza tokeni boy vuza tokeni boy vuza tokeni. Ati ejo bundi n'ubishaka wongere asiramo igiceri. Ngo aka kantu nko gusobanurira tujye tureka guca ibintu ku ruhande. Ngiye kukubwiza ukuri kubera ko impamvu iza mukurikira platform KWP250 ukubera kuzi neza ko tuzajya tubesha. Ngiye kukubwiza ukuri, ari kuvuga ngo shiramo igiceri wivugirize tokeni, nimwe ngo uzana amafaranga ukora iki ukora ibyo urubuze gukora bya bishego by'iwanyu, nyine murabizi muzo uburyo bigenda. Urumva barimo aravuga ati shiramo igiceri wivugirize tokeni, urumva nawe arimo arakubwira ati rero zana amafaranga wa muhungu esha, zana amafaranga, zana ipinda, ubundi nagize wigira ute wikorera akazi kawe. Yitwa Young Grace, n'umuhanzi mukuru cyane, n'umwe mu bahanzi b'abakobwa bakoze hip hop bakabasha kuba successful hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kadukomeze twumve uburyo ameze. Touch music. Uzafate umwanya wumve iyi ndirimbo irangira, hari utugambo Young Grace yivugisha gutyo ukuntu tutumvikana, twa tugambo nakubwiye tuba turimo izingiro ry'indirimbo. Uzafate umwanya twumve neza. Ngize isoni cyo kuzisobanura ku mbere ya kamera kubera ko ni ibintu biteye isoni. Ntago ngewe indangagaciro zanjye ntago zigemerera kugira ngo nzane imbere ya kamera nkubwira ibintu nk'ibi kuri kamera, kubera ko ibi byo mbuze uburyo mbififika. Naba n'ubundi wenda ngerageza kukunyuza mu mpande n'impande ukabasha gusobanukirwa. Ibi ngibi byo mbuze uburyo nabigusobanura uburyo bimezemo. Uzafata umwanya yumve neza, wumve ngo ni ibiki, wumve ngo ni nuto tugambo Young Grace abavuga muri no ndirimbo. Ngize isoni byo kukubwira, wibaze indirimbo nawe umuntu agira isoni yo kuvuga. Iyo ndirimbo wayumva wicaranye n'umubyeyi wawe. Ese koko Young Grace iyi ndirimbo ayituninga mu rugo ari kumwe n'umwana we? Ibi bintu ni ikibazo, ni ikibazo gikomeye cyane. None ikintu kibabaje nuko ibi bintu birimo biraririmba, abantu benshi bari kubiririmba n'abantu bafite ingo, n'abantu babyaye, n'abantu b'abapapa, n'abantu b'abamama. Ese ibi bintu barimo bararirimba birimo biragana abana babo, what direction barimo barahereza ku bana babo? Ni ikibazo. Usibye ko ikintu navuga ni kimwe, shout out kuri Young Grace, wakoze video nziza, wakoze audio nziza, ariko none lyrics nta nubwo ikibazo ari icyawe. Ibi ngibi rwose no kutazi kubisobanura wowe, ikibazo ni cya Mr. Kagame. Mr. Kagame ibintu wowe wihaye byo kuririmba ibintu byinshi, ariko noneho ari cyumwe ngiye kuzageramo tugiye kujyamo.
cyama interview ngomba kuzakuzanira Element, ngomba kuzakuzanira Mr Kagame kuri zino micro ndetse na zino kamera bakadusobanurira ibintu barimo barakora ni ibiki. Ibyo byo rwose ndabikwemereye uzabibona. Keep watching, ukore subscribe, ukore like, nurangiza ukore share. Nge nari platform ingi wari kurikirana platform Keda Puppy 250.